Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rukozo mu karere ka Rulindo baratabariza bagenzi babo bivugwa ko baba mu manegeka. Abaturage baba mu manegeka baba mu gace gacuramye cyane ndetse ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, nabo nta kintu na kimwe babivugaho kugeza aho abaturage bagenzi babo batabariza mu nzego z'ubuyobozi. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guca nyakatsi ndetse no kuva mu manegeka. Byagiye bigira mu nce zitandukanye z'igihugu, gusa ntabwo biragera hose, aho uyu munsi wa none hari ingo zikiba mu manegeka kandi Leta y'u Rwanda igomeza kubihindura umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none umuturage w'u Rwanda yamenye agaciro ko kuba ku mudugudu, cyane cyane ko Leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza abaturarwanda kuba ku midugudu kuko biri mu bintu byorohereza gahunda ya Leta yo gukwirakwiza ibikorwa remezo kuri buri wese, birimo nk'amazi, amashanyarazi n'ibindi bitandukanye bigira ku muturage byoroshye. Leta y'u Rwanda kandi igomeza ishishikariza abaturage kuva mu manegeka, cyane cyane ko ari ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi bintu kandi Leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza abaturage biri muri gahunda yayo y'iterambere kubera yuko ari igihugu kiri mu nzira y'iterambere. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, ni muri mushyashya ndagushishikariza gukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Guma hano uturebe kandi udukunde, ujye umenya amakuru agezweho kandi y'ukuri. Njye nitwa Eliza Taifa. Ciao ciao.